ingaruka n'izingizi ko nyine ni ugufunga. urababwira icyo abandi Babwira nyine birinde. Mutabona shensa naje Kigali hashize ibyumweru bitatu wenda n'iminsi. Hari umushuti wanjye witwa Setia yari yamamagaye ngo nze dusangire ku bashuti biwe. Nagiye nazi ko bari abantu bose nta n'umwe nzimo, nzurira mushuti wanjye witwa Setia nta wundi muntu nzi, yambwiye ngo nze dusangire. Umusangire bisanze mu bantu benshi nazi. Bikuviriyemo icyaha uyu munsi uri kuri polisi? Byamviriyemo icyaha. Bisobanuye iki kuri wowe? Bisobanuye ko nazongera kugenda nyine ahantu umuntu amamagaye namuzi. Waturutse hehe ko bivuga ko waturutse muri ya mirenge yo muri Huye iri muri naturutse Mbazi. Muhe murenge? Murenge wa Mbazi. Akarere ka Huye. Waje utese ko uwo murenge uri muri? Naje rero kudabona itaraba. Hanyuma mu bintu bavuga basanze aho babasanze harimo n'ibiyobyabwenge, nawe wari uhari warabibonye by'ibiyobyabwenge? Njye by'ibiyobyabwenge nari nicaye muri salo, urumva ahantu ugeze bwa mbere ntabwo wajya kwisanzura ngo ugende kwinjira winjira. Njye nari nicaye mu ntebe ntabwo ibyangombwa by'ibiyobyabwenge, ahubwo numvise polisi zije nungurwa no kubona babizanye, njye nubwo nigeze nanabibona. Gusangira wowe bakoresha inzoga gusa? Njyewe kuba gusangira ahubwo njye bakiza nari mazemo Heineken imwe nibwo nari nkihagera. Ngeri musanga aho biko byari nko mu saa 11 saa 8. Ni kuwa kangahe? Kuwa gatanu. biravuga ko mwafatirwa Jepoli muraziranye? Jepoli ntabwo muzi, nibwo bwa mbere nari mubonye. Ninde wagutumiye kwa Jepoli wagezeho? Ni umushuti wanjye witwa Setia yaramamagaye arambwira ati ararira uri hehe? Ndamubwira ati njyewe ndi kwa mukuru wanjye ko naje gusura mukuru wanjye Masaka. Ati se waje tugasangira ahantu nje? Ndamubwira ati ngo ngwino hari amayoga. Ndamubwira ati njyewe reka makuru gushya mbone kuza. Arambwira ati ngwino ko kugenda nyine mwisanga muri baraba. so wagiye imbere kwa Jepoli cyangwa ziramfashe? Ntabwo nzahongera kujya nyine mu bintu nka biriya bidafite agaciro. abandi urababwira iki bagenzi bawe batazi ko iyo wafatanye icyaha cyo ikosa ryo kutirinda covid ingaruka n'izingizi? Ko nyine ni ugufunga. urababwira iki abandi? Babwira nyine birinde. Byagenze gute? Turavuga cyane kugira abantu bumve. Byagenze gute? Mwayangije gute? Twari mu rugo wanjye wa gatanu. Uwo bita dogiteri Araturitse niwe wampamagaye ambwira ko hari abatipe bavuye muri Amerika bafite deal, bafite bamwe n'abo muri Tanzania bafite imirima minini bahinga imiceri, ko bashaka expandinga ibintu byabo bikagera no mu Rwanda. Bari mu rwego rwo kuduhuza kugira ngo tubiganireho dukore contract hanyuma dutangire gukorana mu buryo bwo kwamamaza. Nuko rero abo ngabo abanyamerika babiri n'Umutanzaniya umwe twaje kumumagara turahura baza mu rugo, ubona ndi kumwe n'abantu babiri n'umwana wanjye ndetse n'undi muntu umwe. Araza turavugana nk'iminota 40, ndasimbuka njya kuri studio gatoya ndabwira ndagaruka, ariko niba mufite kugenda amasaha arimo arakura. Muri studio ndagaruka ndahabasanga barimo baranywa, ariko bagiye gutaha njye bitajya kuryama ko nari naniwe. Kubyuka rero nsanga polisi iri hano, hari n'abantu benshi ntazi uko bahageze, ari indyama. Ndabyuka batuzana aha ngaha kuko twari benshi, numva ko benshi bangahe? urabona gutya babasanze bose 12. Hanyuma mu byo polisi yatubwiye mbere ni uko babasanganye n'ibiyobyabwenge birimo n'urumogi. Jepoli nawe warabibonye? Ibyo ntabwo bizi kabisa, kuko icyo nzi uko twanyije amabwiriza ko haje abantu benshi kandi n'iwanjye, ariko ibyo bindi byo ntabwo bizi kabisa. Ntabyo wamenye? Jepoli batubwira aba bantu bari baje bawe kugusura, ni ikirori runaka? Nasobanuye
abari baje kundeba nabo twari tugiye gukorana deal abanyamerika n'umutanzaniya umwe, ibyo twaranabirangije. Abandi uko bagiye baza umva nagiye kuri studio ndagaruka ndaryama, baragiye bahamagara na nyine. uremera ko mwarenze ku mabwiriza kwirinda covid? Ndabyemera kandi ndabisabira imbabazi rwose. Jewe mufatiye hehe muri abantu bangahe? Nababwiye batfatiye mu rugo tibagabagabana Abantu bangahe? Amakuru ariko ariko nawe abakobwa mwari mwabatumiye ukaba uri murabihakana ayo makuru yakamute kandi tunaho dufatanye n'ibitsina gore. Sinavuga kuko babasanze iwanjye ntabwo ari njye wabatumiye, buri wese arakubwira wamutumiye. Hari imiti igikoreshwa n'abasore mu buryo bwo gutera akabariro neza yitwa puturi, ngo nayo bayisanze iwawe Jay Polly. Ni wowe wari wayize? Ntabyo nzi byose apart y'ibyo nababwiye, ibindi byose ntabwo babikoretse babihafatiye. ntabwo rwose ibyo mbizi, nabikubwira mbizi. Polly, turetse ibyo wafatiwemo, igihari no kuri ubu ngubu uri imbere y'itangazamakuru ndetse na polisi yagufashe, uravuga uti nari narangije deal yo kwamamaza n'abo uvuze haruguru, ufite ubwoba ko ibi biri bubi cyasha kuri we ku buryo ushobora kubura iyo deal? Amategeko n'amabwiriza ya covid afite ibihano byayo. Icyo navuga cyo nuko twakoze ikosa rikomeye, haje kuza abandi bantu batari bari muri deal, ariko inshallah turatanga ibishoboka byose amande n'ibyo bihano bigenwe, kandi turacyasaba imbabazi ku giti cyanjye, ndacyasaba imbabazi. Covid iracyariho, abantu nicyo nababwira. Biravugwa ko mwese mwe mufite ibipapuro byo kugaragaza ko mwipimishije covid. Ibyo n'ibindi byo nagiye menya nyuma ngo dogiteri ngo yari yabahaye impapuro zo kuvuga. Ibyo ni ibyabo bakoze mbere, igihe deal nari ngiye kuvugana nabo ni kwamamaza imiceri yabo. Jay Polly, uri mu bantu b'ibyamamare hano mu Rwanda ndetse harimo hanze, ugaragaye mu makosa nk'ayo kurenga ku mabwiriza ya leta, ni nk'icyo wabwira abaturarwanda n'abafana bawe cyangwa se n'abandi bahanzi bagenzi bawe? Ibi ngibi rwose tubimazemo igihe, ni ikosa ryabaye intentionally kuko siko nabishakaga, ntabwo yari ikirori, nta pati yemewe muri kino gihe, nta nubwo ari pati nayo nakoze. Icyari kigambiriwe ni uko twagomba gukora deal yo kubamamariza imiceri yabo, hanyuma ubwo kugenda kwanjye ngiye studio nubwo bisanzuye batangira guhamagara nanjye, ariko ntabwo banganaga gutya, ahubwo mbyutse buri cyageze mbyutse nibwo nabonye abantu bangana gutya n'ibyo byose. Ubu icyo nababwira, duhere ku bafana banjye mbasaba imbabazi kubera ko nk'umunyarwanda ndetse w'umuhanzi banakunda, nakoze ikosa cyane ryo kurenga ku mabwiriza yagenwe yo kwirinda COVID-19. Ndabasaba imbabazi, ndasaba abanyarwanda bose imbabazi kuko bibagiraho ingaruka zikomeye cyane. Ntabwo ari ukuvuga ngo ndasaba imbabazi kubera ko nafashwe, ahubwo ndasaba imbabazi kubera ko ibyo nakoze hari umuntu wenda washobora kuza afite covid akayispreading ikaba yagera n'ahandi hose, no kugumya kwihererekanya. Ibyo ndabisabira imbabazi abanyarwanda, nkabisabira imbabazi abahanzi bagenzi banjye, nkabisabira imbabazi polisi y'u Rwanda, kandi ndiyemeza ko ibi byose nibirangira ndasohora indirimbo kabisa yo kurwanya COVID-19. Murakoze Jay. Uvuze ko ngaba mwabasanze hehe, ibyo biyobyabwenge barimo kuvuga ese nibwo kuki bingana bite? icya mbere ni uko babasanze kwa Jay Polly, bari basanzwe mu rugo. Rero abantu 10 bangahe bari mu cyumba muri saro bicaye banywa inzoga, biteretse inzoga. Icya kabiri ni uko ibiyobyabwenge bivuga ni urumogi. Icya gatatu ni uko nicyo nyine cyangwa kugira ngo namwe mwabyumve na nyabyo byarabyivugiye. Afande musanzwe mutwereka abantu mukatubwira ko ikigomba gukurikizwa ari ugutanga amande ndetse no gupimisha covid, ariko aho mwafasha harimo n'ibyaha biri penali. Ikigiye gukurikiraho kuri bo ni iki? Icya mbere abantu barapima covid. Icya kabiri kumva basanzwe n'ibiyobyabwenge, inzego zibishinzwe zishobora kubapima n'uko banabikoresha, nabyo birashoboka.
hari ibintu byinshi rero urumva yuko nyine ziritangiye ni ndende nabo babyitegura bamenye ko ariko bimeze. Ari nk'abajeni Jay Polly yumvikanye yemera ikosa anasaba imbabazi avuga ko agenda gukora ubukangurambaga n'aramukabonye ahangaha. Ibyo yavuze hari icyo byoroshya kubihanira afatika. Ntabwo mbizi twebwe ntabwo ibyo bivuga bizavugwa n'abazakora iperereza niba bizajya mu rukiko, ariko ngira ngo ahubwo yarakwiye kuba yarakoze n'indirimbo ibwira abantu kwirinda covid kera, ariko noneho n'abandi bahanzi bagenzi be ahubwo bakwiye gukora indirimbo zijyanye no kubwira abaturage no kwakangurira ibirori byo mu ngo, amasabukuru, kwirinda, ari abahanzi ari abanyarwanda muri rusange, kandi twakoze n'utwibuka tubasaba inkunga yabo yuko ari ngombwa cyane, twumva bishobora kuba byagira akamaro. Murakoze.